Uraho neza ndagusuhuje wowe udukurikiye muri kano kanya ndetse nanagushimira umwanya wawe rwose ufashe kugira ngo ukurikire kino kiganiro. Ndashimira kandi abandi bose bakurikiye ibiganiro binyura kuri runo rubuga rwa Jimmy Impano. Yaba ari umuntu wakanze handitse subscribe, ndamushimiye, kandi nawe ubaye urimo kurikira kino kiganiro utarahakanda wahakanda. Nk'uko mubizi rero runo rubuga mbagezaho cyangwa se ntumira abatumirwa batandukanye tukaganira ku bintu bitandukanye birimo kwiga, scholarship n'izindi ngingo zafasha abantu. Uyu munsi rero mfite umutumirwa, ntago ari ubwa mbere nakiriye Innocent aba mu Buholandi, araza kutubwira byimazeyo, ndetse Innocent akaba afite urubuga rwitwa Opportunity Hub, aho asangiza abantu amakuru atandukanye kuri opportunity nyine zitandukanye. Innocent, naguha ikaze, suhuza abadukurikiye muri kano kanya ndetse unabibwireho gake. Ndabasuhuje kandi ndashimiye ko wongeye kuntumira. Nkeka ko ntari umushyitsi hano kuri urubuga rwawe, amaze kuba iwacu. Kubo bambonye bwa mbere, uko bivuze, nitwa Innocent Hategekimana, ndi umunyarwanda, ntuye hano mu gihugu cy'Ubuholandi. Ikindi nk'uko yabivuze, nari mfite urubuga by'umwihariko rupibuliya scholarship, mfite YouTube channel na website, aho ushobora gusangaho scholarship n'ayandi ma opportunity ku banyeshuri by'umwihariko. Niyo ngiyo akaba ari nayo mpamvu nyamukuru turi hano kumwe na Jimmy. Murakoze cyane kunyakira. Urakoze cyane. Abantu badukurikiye rwose, reka mbonere umwanya by'umwihariko kubifuriza gutangira uyu mwaka 2024, umwaka muwutangire mu mahoro. Bifurize kandi uzaba umwaka w'amahoro, imigisha n'amahirwe mu byo mukora umunsi ku wundi. Nk'uko rero nabivuze, umutumirwa wacu afite amakuru menshi ku bijyanye n'ama-scholarship. Kino kiganiro tugiye gukora kiraza kugaruka kuri scholarships zishobora kuboneka mu gihugu cy'Ubuholandi, noneho ugadusangize. Nkikoze kubera ko hari abantu benshi bakunda kumbaza ese ko nshaka kuza kwiga mu Burayi, mu Buholandi cyangwa se n'ahandi hatandukanye, wandusha amakuru ukuntu abona scholarship. Niyo muri urwo rwego natumiye Innocent kugira ngo adusangize ayo makuru. Innocent, ntangira nakubaza nti mu Buholandi ese scholarship ziraboneka, bimeze gute? Mu Buholandi scholarship ziraboneka, ndetse zishobora no kuba ziboneka cyane kubera higa abanyamahanga benshi, kandi kubera education yaho ihenze, naho twabivuze mu bindi biganiro. Niba kwishyura masters ishobora kugufata hagati y'ibihumbi 8 n'ibihumbi 20 by'amayero, ubwo usize mu manyarwanda ni miliyoni zigera muri 20 hafi na zingahe. Noneho bachelor ikabiri nayo ku mafaranga ahenze nkayo, kugira ngo abanyeshuri baze nuko aba ari ama-scholarship menshi. Buholandi rero mu gihugu gifite scholarship nyinshi, ari iza leta, ari iz'amakaminuza, biri mu gihugu kiboneka ama-scholarship menshi cyane, ku buryo majority y'abanyeshuri biga mu Buholandi, by'umwihariko baturutse mu bihugu byacu biri mu nzira z'amajyambere, hafi ya bose aba ari scholarship. Okay. Ngira ngo wenda nituvuga hano scholarship, akenshi hari igihe usanga amakaminuza cyangwa se leta, ibihugu cyangwa se n'imiryango bakunda gutanga nka scholarship. Aha navuga ko hari igihe usanga scholarship ikubiyemo nka tuition fees, amafaranga y'ishuri, ndetse na living fees, amafaranga yo kugira ngo umunyeshuri abeho. Hari igihe rero usanga, cyangwa se ugasanga, hari igihe usanga umuntu afite admission, abantu bakakwemera admission ariko nta scholarship, cyangwa se hari igihe usanga umuntu afite scholarship yo kuzamurihirira ariko nta admission afite. Hakaba ubwo rero usanga ushobora kubisaba byombi bifatanye, cyangwa se ushobora gusaba kimwe ukwacyo. Ahangaha rero wenda tubyumve neza, ni scholarship mu rwego rw'ubushobozi bw'amafaranga yo gufasha umunyeshuri. Ugarutse ku kintu uvuga ko hari scholarship zitangwa
na guverinoma cyangwa se igihugu cy'Ubuholandi, ndetse hakaba n'izindi zitangwa n'amakaminuza. Izo wenda zitangwa na guverinoma ni nk'izihe, ziteye gute? Okay, kuzitangwa na guverinoma ni ubwami bw'Ubuholandi. Tibagirwa ko ari ubwami. Zitangwa n'ubwami bw'Ubuholandi cyangwa se n'igihugu. Izo ni scholarship ziri mu rwego rw'igihugu, ziba zatanzwe na leta, noneho zikagira ku ma université menshi. Nk'ubu hari zimwe usanga ifite ama université agera kuri 60 ushobora kwa applyinga iyo scholarship. Izo nizo scholarship za mbere ziba ziri full funded, zitanzwe na leta, zikagira igihe zifungurirwa, zikagira n'abazihabwa na condition. Izo nizo scholarship ziza bwoko bwa mbere hano mu Buholandi zitwa iza leta. Izo ngizo usanga ikibikubwira icya mbere abantu bakunze bagomba kumenya, ziba zatanzwe mu buryo bwa cooperation cyangwa se imibanire n'ibihugu. Ubufatanye. Kondisiyo yazo ni uko batraining abantu bagasubira mu bihugu byabo kubiteza imbere. Ntabwo iyo urangije bagushyiraho ikiziriko, ariko cyane cyane muri motivation mu kwa applying scholarship ugomba kumenya niba usanze ari scholarship y'igihugu, ukamenya ko ugomba gusobanura ukuntu ugiye kuzakoresha ubumenyi uzahakura, ndetse ukanasobanura n'ukuntu uzateza imbere igihugu nyuma yo kuva muri icyo gihugu wagiye kwigamo. Ubwo nibwo bwoko rero bw'izitwa government, akaba ari scholarship ziba ari nini cyane, zifata abantu bose benshi na buri bose. Uvuze ko ziri full funded cyangwa se ziha umuntu ibyo akenera byose, cyangwa se bagubwa ubushobozi bwose, nta rundi ruhare wowe ufitemo. Ese izitangwa na kaminuza zo zaba ziteye gute? Kuri izo za leta inyinshi ziri full funded, n'iza kaminuza nazo inyinshi nuko ziteye, kubera kaminuza haba hahenze n'ubuzima buhenze, usanga scholarship nyinshi nazo ziri full funded. Ku makaminuza makuru manini hari naho usanga zinarusha agaciro izo za leta. Nk'ubu hariyo narebagaho Maastricht, nasanga mu gihe leta ahandi usanga batanga 1000 ku kwezi cyangwa 900, ho batanga 200 ku munyeshuri. Nazo rero inyinshi ziba ziri full funded, ari nazo najya ngo dukangurira abantu, kuko n'ubundi mu Buholandi niyo baguha iri pasho ku bantu benshi, n'ubundi stili ntibabishobora, ariko ubu tuvugana zirahari nyinshi ziri full. Okay. Hari iyo uvuze ukomojeho izina, ese hari urutonde amazina yazo kugira ngo wenda abadukurikiye bazumve, uretse ko no kuri kino kiganiro turashyiraho urwo rutonde rwazo n'amazina, ku buryo abazishaka bazikeneye bakandaho bagakomeza bakareba ibisabwa. Yego. Okay, izo twahera kuri iza leta, zirimo amoko agera muri 2. Hari izitwa okapi cyangwa se okapi, ntabwo nibuka mu magambo arambuye. Hari n'iyindi yitwa NL scholarship. Iyo ngiyo ku rubuga rwazo hariho liste y'amakaminuza yose wasabaho na program, kuko ari usanga atari program zose, no twebuza bari zino program bagiye batoranya by'umwihariko zo gufasha ibindi bihugu. Izo ngizo nkeka ko ziri clear, urabireba byose ukabibona na condition. Izo ku ma university, iyo wowe niwe wishakira kuri university, ugenda kuri university, ugifungura page ya university wabonye ko ufite program ushaka, ukareba scholarship zikunze kuba zanditseho hejuru scholarship cyangwa financial aid cyangwa se ibijyanye no kwishyura. Wasanga scholarship ihari ndetse uri eligible, ukuvuga ari usanga izi shuri aba bazigeneye igice kimwe cyangwa se bazigeneye abantu bafite amanota menshi, ukareba wasanga urimo ukaprayinga. Ubwo process yo kwaprayinga turayivugaho nyuma. Okay, uvuze kuri ibyo byo kwaprayinga, ese hari igihe runaka zitangira gufungurirwa abantu ku buryo batangira kuzisaba? Scholarship z'Ubuholandi zifite formule imwe, ari za kaminuza ari nizo za leta. Wenda kaminuza imwe ishobora kugira atandukaniro, ariko formule ni imwe. Formule uko imeze nuko waprayinga admission,
admission rwifunguye mu kwa 10 nk'uko twabivuze ejo kugeza by'umwihariko mu matariki abanza yo kwa kabiri. Noneho wowe icyo ukora waprayinga admission. Muri iyo process yo kwaprayinga admission hari ahantu bagusaba ngo ushyiremo niba ushaka kuba considered kuri izi scholarship. Wabitikinga iyo admission imaze kuboneka wemerewe kwiga. Noneho mu kwa 10 mu kwa kabiri numva ari hagati y'itariki ya mbere na 15 baguha invitation to apply. Umuntu wese ufite admission bamuha invitation to apply. Noneho ukohereza dokima zijya kuri kaminuza zisaba za scholarship nyirizina. Ubwo rero umuntu wese icyo basaba ku muntu utekereza kwiga mu Buholandi, reba university, urareba kuri urwo rutonde bari buze kurushyira muri description, ureba izo university n'izo programu. Wowe icyo ukora kuri ubu ngubu no gusecuringa admission yawe ku buryo mu kwa kabiri uzaba wabonye admission, ubundi baguha invitation na document bagusaba ukazitanga. Kuri testimony yanjye uko nabonye scholarship hano mu Buholandi, iyo wabonye admission ibindi biroroha process yo kwa applyinga. Scholarship ziba zifunguye. Mbere ko babwira igihe kabwire process niyo bituma umuntu abyumva neza. Process yo kwa applyinga scholarship hano mu Buholandi ariko makaminuza no nizo zisanzwe za leta process ijya kubimwe. Kaminuza ishobora gushyiramo agatandukaniro gatoya ariko ubusanzwe ni imwe. Nuko applyinga admission, wabona admission bakazaguha invitation yo kwa applyinga scholarship. Ubwo uko bimeze nuko mu kwa 10 kugeza urebye mu mpera z'ukwa mbere admission ziba zifunguye. Ubwo bisaba niba ushaka scholarship ukore ku buryo wa applyinga mbere, noneho bazajye mu kwa kabiri kuko ariho batanga invitation yo gusaba scholarship uzabe warabonye admission. Ariko ikiza niyo utari utinzeho waratanze application, nabonye basa n'ababa flexible bakabikora. Ubundi iyo nicyo gihe ukwa 11 nuko kwa mbere aba ari igihe cyo kwa applying admission ariyo yibanze. Ukwa kabiri baguha 15 jours zo gutanga document za scholarship. Ariko iyo umuntu arimo gusaba ya admission cyangwa se asaba umwanya kuri kaminuza, muri uko kubisaba hari ahabona uwo mwanya waho ashobora no kuba yasabira scholarship. Igiriho barakubaza niba ushaka kuzaba considere kuri scholarship, ariko niyo utanabishyizeho invitation bafite iyo ruwako iyo ubaguhaye admission izo scholarship zihari. Iyo uri mu gice kiri eligible barayikohereza invitation, cyane cyane ku banyeshuri mpuzamahanga. Ku banyeshuri mpuzamahanga ko nibo ziba zireba. Izi scholarship zabo inyinshi ziri mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere, Afrika, Aziya na Amerika y'Epfo. Ese hari ibintu bisabwa uretse wenda kuvuga umuntu afite iyo admission, hari ibindi bintu wenda wadusangiza bisabwa kugira ngo agire cyangwa se yemererwe cyangwa se abe eligible kuba yasaba iyo scholarship? Icya mbere ni ukuba uri mu gice gisaba cyemerewe iyo scholarship. Ndumva banasaba ko hagombye kuba hari igihe utabaye sorry WhatsApp irimira disturbing ugiye ririho bikirimo kuza se ndebe niba nazikwiyeho. Ntabwo urimo kutwumva? Ngenda kumva nta kibazo. Navuga gutu message notification za WhatsApp ntatwo numvaga. Ni amahiri. Dukomeze. Ajya warumbaje gute? Nari nkubajije niba hari ibindi bisabwa uretse kuba umuntu afite waruvuze ko hari ko banigiye bagusaba utarabaye sinzi igihugu niba ari niba ugiye kureba scholarship cyambere ugomba kureba icyo bita eligibility condition cyangwa se condition zo guhabwa iyo scholarship. Biciye muri make cyambere ni uko uri mu gice cy'isi cyemerewe iyo scholarship. Ikiza mu Rwanda hafi ya zose nabonye ni nyinshi z'ama university nyinshi tuba turi eligible. Ikindi gikurikiraho hari izo usanga nka kaminuza yasetinze imyaka.
bavuga ngo ni ukuba ufite imyaka iri munsi ya 35, ariko muri izo ziri genero nta myaka barebaho. Ikindi kintu ubwo twamaze kubona ko babonye admission, ni ukuvuga kubona admission biba byakavarinze ya academic bwabo kuba academic qualification, biba byemejwe ko wemerewe kwiga muri kaminuza. Ubwo igisigaye ni ukuba wemerewe gusaba scholarship niba ari imyaka bateganya, no kuba wujuje izindi kondisiyo za scholarship. Hari aho usanga nka kaminuza isaba ko uba ufite akazi, hari aho basaba ko uba wararangije kwiga igihe iki n'iki. Izo zose bigenda bitandukana na scholarship kuri scholarship, ariko iby'ingenzi ni ibyo ngibyo. Hari igihe usanga ibihugu bitewe n'ubufatanye cyangwa se n'imibanire bifitanye hagati yabyo, hari igihe usanga igihugu gishobora kugira scholarship zihariye ku gihugu runaka. Ese wenda haba hari scholarship by'umwihariko wenda nk'Ubuholandi bugenera igihugu cy'u Rwanda, cyangwa se wenda usanga ku banyarwanda izo scholarship zibagenewe, hari zaba zihari? So far ntayo ndabona iri by'umwihariko ku banyarwanda, ariko hari ziba zifite ibihugu bikeya ugasanga n'u Rwanda rurimo, ugasanga ni ibihugu bigeze nko mu 10, nk'iyo ya Okapi ni ibihugu bigeze bitarenze 10 na bingahe, n'u Rwanda rurimo. Ubwo icyo gihe urumva bongereye amahirwe ko n'umunyarwanda yayibona, kuko bagenda niyo batangiza scholarship bagenda bareba mu bihugu ku buryo bagerageza kwegariza mu bihugu, n'abandi by'ibihugu bitoya nabyo bikabonamo abantu. Tukivuga kuri scholarship, hari igihe usanga hari igihe umuntu ahabwa scholarship yaba ari igihugu cyangwa se kaminuza, ariko zizishyurwa nyuma yo kurangiza. Ese mwebwe aho ngaho byaba biteye gute? Zino scholarship ziri free, ntago wishyura. Aba ari na scholarship zifite agaciro kenshi, wenda yaza kubibwira abantu, zifite agaciro kenshi. Yani iyo usabye scholarship baguha living allowance, amafaranga yo kubaho, agenda vary, ariko aba hagati ya mayero 900 ku kwezi n'1200, bitewe hari university igenda igabanya cyangwa ikongera. Bakaguha insurance, bakakwishyurira ishuri za miliyoni bakazishyura, bakakwishyurira itiki, bakagushakira visa. Hano mu Buholandi iyo ufite scholarship wa applying visa, uko bigenda wohereza document ku ishuri akaba ari ryo rikwapurayingira, wowe ukazagenda i Kigali ugiye gufata ya visa yawe. Ibyo byose, iyo package yose wabonye scholarship biba biri included, kandi nta na kimwe uzishyura urangije kwiga. Byiza cyane. Ese hari faculty cyangwa se amasomo runaka akunze, kuko hari igihe usanga by'umwihariko hari amasomo akunda kubonekamo scholarship, aho ngaho wenda hari nk'icyo wadusangiza kuzikunze guhabwa scholarship? Icyo ni ikintu cyiza, ko ni zino scholarship iyo ugendeye ku izina bahita bakwereka amaprogramu azaba favori cyane. Ni development related program, usanga ibintu bya development, abantu bize bino bintu by'ibanze, ubuhinzi, science iri basique, iby'imirire, tekinoloji nke bitari mu rwego rwo hejuru, usanga zigiye zirimo. So nizo programu zikunze kuba zifite, abari nyinshi yego, ariko hari igihe usanga nka programu zindi zisenda zigira nkeya, ama scholarship make, ugasanga education igira scholarship nkeya, ugasanga nka za accounting n'izindi zigira scholarship nkeya kurusha abantu bize bya bintu bita ko ari development related. Ariko ntago waca umuntu intege, urareba niba byanze kuri ino scholarship ku yindi ushobora kuyisangamo, niba byanze ku ya leta wajya muri kaminuza ukazenguruka, ushobora kugenda uzisangamo, ariko nibuze ko haba hari program usanga byoroshye kubona ama scholarship. Izo scholarship wenda nabaza zikunda kuboneka ku byiciro byose bya kaminuza, biteye gute? Icyo ni ikintu cyiza. Scholarship nyinshi ziboneka kuri masters. Bachelor ifite scholarship nkeya cyane. Nahangaha iyi scholarship zo mu Buholandi zitwa ko ari masters na bachelor, ariko inyinshi
usanga ari masters. Uranabizi muri bino bihugu masters hafi ya hose zigishwa mu Cyongereza. Bachelor ugasanga inyinshi ziri mu ndimi gakondo. So bikagabanya ibya bachelor. None hakazaho n'akandi kantu sinzi niba utarabibonye, abantu bina muri bino bihugu biri develope ntabwo bakunze kwiga ibyiciro byo hejuru. Yirangiriza high school akabona akazi akabaho neza, undi akajya bachelor. Kubona bajya muri masters ni bake. Noneho masters usanga ariyo mpamvu bazifundinga kugira ngo zigwe, kuko abanyamahanga nitusanga tuziga turi benshi. Byiza cyane. Kuri doctora aho bimeze gute? Doctora buriya isa n'iyihariyeho. Doctora nazo ziriho, abari scholarship zihariye za doctora, ariko nk'izi z'Abaholandi izo za leta zisanzwe ni masters na bachelor nkeya. Ariko ahantu heza ho kubona doctora no kujya kuri kaminuza. Kuko doctora nawe nabikeneye ku muntu wenda wizeho mu gihugu cy'iwabo atazi byarese byihuta. Doctora usanga isa nayo ifitwe mu maboko n'umwarimu, ni fund umwarimu afite. So ni byiza gushakisha muri kaminuza, cyangwa se in case hari programu zihariye za PhD. Byiza cyane. Wenda abadukurikiye bibutse ko turimo kuganira na Innocent, akaba ari umunyarwanda uba mu Buholandi. Turimo turaganira ku bijyanye na scholarship ku bantu bifuza cyangwa se bashaka kwiga mu Buholandi, uko bigenda, izihari, ibisabwa kugira ngo umuntu azisabe, n'igihe se umuntu ashobora gusabira. Innocent, ndakeka rwose ibibazo wenda nari mfite byo kuba nakubaza kuri scholarship byaba ari ibyo ngibyo. Sinzi niba wowe wumva hari andi makuru wumva akenewe abantu badukurikiye bakifuza kumenya, watubwira nta kibazo. Nkeka ko by'umwihariko ku bantu baturuka mu bihugu byacu, amakuru nashaka kongeraho, dufite ikibazo ko nanagira ngo nkangurire abantu ushaka kwiga hanze gukora ziriya certificate z'ibyongereza. Umuntu ubishoboye wakwitegura hakiri kare ugakora certificate z'ibyongereza, kuko niyo ikunze kuba limiting factor, gikunze kuba ikibazo cyane. Ariko no kubatagifite, hari amakaminuza menshi bitewe na programu ugenda bemera ko ushobora kwiga ujyanye icyemezo cy'uko wize muri kaminuza gusa, ntuzane za certificate z'ibyongereza. Na n'ubu kuri ndimo nkora video y'ama university amwe namwe abyemera, ushobora kujya kwigayo utarakoze za certificate z'ibyongereza zihenze, ukajyanayo iyo ngiyo. Ubwo ni utari wanakibona ugishaka, ariko n'utanagishatse ushiri kubute uhige mu makaminuza yose. Programu zawe zose ushaka ushobora gusanga hari ahantu batagusaba ko utanga izo certificate z'ibyongereza. Ikindi nasorezaho ni uko admission ku muntu ushaka scholarship, niba utaratangira ubonye kino kiganiro uyu munsi, please shyiramo agatege, nibuze mu cyumweru cya mbere cya kabiri cy'ukwezi kwa mbere uzabe wamaze gutanga document yawe yose yuzuye ya admission. Noneho urebe ko mu kwa kabiri bizaba byatunganye, ukabona invitation yo kwa applying scholarship. Ndumva ari ibyo ngibyo. Nibutse n'abantu ko uvuze ku kijyanye no gusaba, nibutse abantu ko ikiganiro kibanziriza iki ngiki twakoze kigaruka ku kuntu umuntu ashobora gusaba umwanya muri kaminuza. Urumva ko umaze kubona umwanya muri kaminuza ukaba unashaka scholarship, bino biganiro impamvu byakozwe mu rwego rw'uruhererekane cyangwa se bikurikirana kugira ngo amakuru abikubiyemo abe yafasha abadukurikiye. Ese kuri icyo cya scholarship umuntu yakibaza, hari kaminuza zose zikunda gutanga scholarship cyangwa ni zimwe na zimwe? Kuri kaminuza izo za mbere za leta ziba zifite amakaminuza hafi ya yose ya leta. Na kaminuza urebye hafi buri kaminuza iba igiye ifite ama scholarship, ariko bitandukana bitewe n'uko kaminuza ari nini. Yego. Kaminuza nini usanga ifite scholarship nyinshi cyane. Usanga nk'ubu hari yitwa Wageningen, ifite Wageningen ni kaminuza, cyangwa mu rurimi rwacu usoma Wageningen iyo udasomye mu Kidaci. Ni kaminuza nini, ifite ama scholarship menshi, hari agenewe Afurika, agenewe ibihugu runaka. So bigenda bitandukana
na university. Niba wowe ushaka scholarship, icyiza ni ukugerageza gushakisha muri kaminuza nyinshi. Kandi wenda amakuru natanga anatandukanye na kino kiganiro turiho turimo kuvuga cyane ku Buholandi, umuntu ushaka scholarship, inama nakugira, niba uri umunyarwanda, gushirika ubute ugashaka ama scholarship menshi cyane. Waprayinge mu Buholandi, muri Finland zirafunguye ubu tuvugana, mu Bubiligi zirafunguye ubu tuvugana, muri Hungary zirafunguye, n'ibindi bihugu hose waprayinge, wongera amahirwe ko hagira nibuze hamwe uzafatwa uzabona scholarship. Okay, byiza cyane. Ese ya mafaranga bashobora guha umuntu wamubeshaho ku kwezi, amafaranga amwe cyangwa hari aho usanga ashobora kuba aruta yandi bitewe na kaminuza cyangwa bitewe na scholarship program yayimuhaye? Agenda atandukana, ariko nk'uko ubizi bayabara kuntu bateganya ariya mafaranga azagutunga, babara basic ashobora gutunga umuntu. Bakubara kuri nk'umuntu w'umuturage wabo y'amafaranga avuga ngo ayo mafaranga yatunga umuntu. Usanga rero bitewe n'umujyi, nka kaminuza niba uri muri Amsterdam, ushobora gusanga Amsterdam muri universite yaho batanga menshi arenzeho nka 200. Wajya Nijmegen n'undi mujyi ugasangaho ni 1000. Ariko nta tandukano ririmo rinini, nuko ibuzima buhenze muri Amsterdam cyangwa ahandi bworoshye. Rero usanga bitandukana, ariko ubashuwa ko amafaranga bari buguhe ari bushobore kugufasha gukemura ibibazo by'ibanze mu buzima muri buri kwezi ukiri mu Buholandi kuri scholarship. Okay. Ya byiza cyane, ndakeka tuganirijwe cyangwa se tuganiriye ku makuru y'ibanze kandi afatika ku bijyanye na scholarship mu Buholandi. Ubwo wenda haba ari abadukurikiye, hari umuntu waba ufite ikibazo, hari umuntu waba ufite icyo ashaka gusobanuza cyangwa se inyunganizi, yatubwira, yatwandikira no muri ahagenewe kwandika ubutumwa. Rwose asigaye tuzabasubiza kandi tuzishimira yuko hari icyo mwagaragaje ko kino kiganiro mwakibonye. Inosa rero ndumva turimo turagana ku musozo. Ngewe by'umwihariko nagushimira kuno mwanya ku makuru. Burya umuntu ugusangije amakuru aba aguhaye ibintu byinshi, kandi burya amakuru umuntu afata nk'akantu gato, ariko burya ingaruka cyangwa se inyungu ushaka kuvanamo nizo ziba zirenze. Ubwo rero reka nkushimire, nshimira abadukurikiye, ndetse mbonera umwanya wo kukwifuriza gutangira uno mwaka wa 2024 mu mahoro, no kuzawusoza mu mahoro n'imigisha n'amahirwe. Ibyo ukora byose ugomeze urambe, usugire kandi usagambe. Nibutse n'abandi bantu badukurikiye yuko ufite urubuga, yaba ari website yitwa Opportunity Hub, bajyaho bagasura bakareba amakuru usangiza abantu ashingiye kuri scholarship n'ibindi bitandukanye, ndetse n'urubuga rwa YouTube narwo rwitwa Opportunity Hub. Abantu bajyaho rwose bakurikire ibiganiro ubagezaho. Nanjye rero ndabashimiye. Ubwo ibiganiro kuno rubuga nakagaruka, sinzi niba hari ikindi wenda wabwira usezera abantu. Okay, nanjye ndagushimiye kuri uyu mwanya. Ikinashimira abantu badukurikiye, mbifuriza amahirwe masa mu mwaka utaha. Nanasoza babwira ngo ibintu birashoboka. Niba ukiri umujene, shyiramo imbaraga, shaka amakuru, ugerageze ikintu cyose. Nta kintu bitagira, gerageza urebe, kandi n'abandi bagiye babikora bakabishobora, nta kibujya bakurushaga. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane, umunsi mwiza. Yego. Okay.